Turacyakomeza gwikaze mu kiganiro waramutse Rwanda twinjiye mu nsanganyamatsiko yacu ya mbere aho turi bugaruke ku mutekano ariko uyu munsi turaza kwibanda cyane ku burenganzira bw'umwana. Tumaze iminsi tubuganiraho tureba cyane ku cyaha cyo gusambanya abana cyagiye kigaragara nk'ikibangamiye cyane uburenganzira bw'umwana hano mu Rwanda, ariko buriya ibyaha bikorerwa abana ni byinshi. Turaza kureba ibyo ari byo noneho muri rusange, birumvikana turebe n'ibyibasiye abana mu Rwanda kurusha ibindi. Tukaba duhaye ikaze Madame Kandahiro Jeanne d'Arc, akaba ari umuyobozi muri RIB, by'umwihariko akaba ari ashinzwe cyangwa se akuriye Isange One Stop Center. Tukaba tumuhaye ikaze. Tumaze iminsi tuganira cyane ku cyaha cyo gusambanya abana, kandi tunabona ko gihangayikishije umuryango nyarwanda. Banza abantu bashobora kugira ngo nicyo cyaha gikorerwa abana cyane. Ubundi ibyaha bibuza uburenganzira abana n'ibihe? Urakoze. Ubundi umwana hari ibyaha byinshi bimubuza uburenganzira, ariko mu by'ukuri muri iki gihembwe twari twibanze ku gusambanya umwana, kuko nk'uko bigaragara mu gihugu cyacu iki cyaha gifite intera ndende, aho abana bahohoterwa cyane muri ubwo buryo, ariko bitavuga ko badafite n'ibindi byaha bakorerwa bibabangamira. Hari itegeko rero turaganira, turabwira abanyarwanda ku mategeko ahana ibi byaha uyu munsi n'ibyaha ibyo ari byo, kugira ngo nizo nshingano n'ubundi za RIB. Yego, kuko biri mu nshingano za RIB, kugira ngo umuntu wese uri kutwumva ubona ko ibi byaha biremereye bimuhe kubitinya, bimuhe no kumva ko ni izihe ngaruka zahura nazo cyangwa umuryango we uhure nazo mu gihe azaba yakoreye umwana iri hohoterwa. Reka dutangirire ku cyaha cyo gusambanya umwana. Icyo cyaha ngomba kugitangiriraho kubera yuko mu by'ukuri ni icyaha gihungabanya atari umwana wenyine, gihungabanya umuryango nyarwanda, kigahungabanya n'umutekano w'igihugu. Icyaha cyo gusambanya umwana rero, hari itegeko nimero 68 ryo muri 2018. Iryo tegeko rero ryasohotse tariki 30 z'ukwezi kwa 8 2018. Ubwo ndi kubibabwira kugira ngo ubona amahirwe yo kujya ahantu aho yabona amahirwe yo kurisoma arisome ryose. Noneho icyaha cyo gusambanya umwana rero rihanwa n'ingingo y'133. Iyo iki cyaha kiguhamye, umuntu wagikoze ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20. Kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarengeje imyaka 25 hagati aho. Murumva rero ko iki cyaha mu by'ukuri gihanishwa igihano kiremereye cyane, kugira ngo umuntu wese uri kubyumva yumve ko niyibesha agakora iki cyaha ku mwana ahanishwa iki kintu. Uretse ko iyo gusambanya umwana byakorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14, buriya reka dusobanure ko umwana ari umuntu wese uri munsi y'imyaka 18, ariko igihe habayemo guhana, habamo guhana bikurikije ibyiciro by'abana n'imyaka y'abana. Iyo rero wasambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14, ubona igihano cy'igifungo cya burundu kidashobora kugabanwa kubera impamvu nyoroshyacyaha. Muzi ko mu byaha habamo impamvu nyoroshyacyaha, ariko mu by'ukuri iki cyaha cyo gusambanya umwana n'ugikorera umwana uri munsi y'imyaka 14 nta mpamvu nyoroshyacyaha zigaragara mu kugabanya iki cyaha. Ni igihano cya burundu. Ni igihano cya burundu. Iyo noneho gusambanya umwana ufite cyangwa urengeje imyaka 14, twatangiye ku muntu munsi y'imyaka 18, uri munsi y'imyaka 14, noneho urengeje imyaka 14, igihe byamuteye uburwayi budakira cyangwa ubumuga. Umuntu ashobora gusambanya umuntu akamutera uburwayi, bikamutera ubumuga. Icyo gihe rero igihano nacyo kibi cya burundu. Kibi cya burundu kuko ni ikintu kiba gikomeye cyane ko ubuzima bw'uyu mwana buba bwangiritse, burangiye. Iyo rero gusambanya umwana bikurikiwe no kubana nawe nk'umugore n'umugabo, muzi ko hari abantu babaho akareba akana akavuga aka ni akanyogwe, reka nishakire uyu, aho kugira ngo ashake umuntu ugejeje imyaka twemerewe mu gihugu. Icyo gihe rero igihe wagikoreye, wasambanyije umwana ukabana nawe nk'umugore n'umugabo, uhanwa naho igifungo cya burundu kidashobora kugabanwa kubera impamvu nyoroshyacyaha. Ibyo rero ni ibyaha bikorerwa umwana muri rusange. Ku gusambanya umwana
ariko nk'uko wabivuze hari ibyaha byinshi. ngira ngo icyo ngicyo cyo tumaze n'igihe tukiganiraho kandi kiranakomeye yumvise n'ibihano umva ko ari kimwe mu byaha bikomeye cyane. Rimwe na rimwe abantu bashobora kwirinda icyo kubera ubukangurambaga bwakorwa ugasanga baracyahemukira umwana mu bundi buryo. Ibindi byaha ni ibihe? Harimo gukubita no gukomeretsa umwana. Gukubita no gukomeretsa umwana rero bihanwa n'ingingo y'121 igika cyayo cya mbere. Iki cyaha cyo gukubita umwana ni icyaha nacyo kiremereye cyane ko hari ababyeyi benshi duhura nabo yakubise umwana wamuhamagaza ukamubwira iki cyaha gihanwa n'amategeko akakubwira ariko uyu mwana nibyariye uyu mwana ese nta muntu uzajya utera n'akanyafu mwebwe mwakuze muti. Akibagirwa ko mu by'ukuri gukubita umwana hari uko ushobora guhana umwana ariko igihe wamukubise ukamukomeretsa urahanwa mu by'ukuri. Abana bacu ntabwo ari abo kwigishwa n'inkoni ariko hari ubundi buryo ushobora kwigisha umwana utamubabaje. Iki cyaha rero umuntu wese ubishaka ukomeretsa undi kuko iki cyangiye kukivuga muri rusange kuko umwana n'umwe mu muryango nyarwanda kandi iki cyaha agikorerwa mu muryango. Niyo mpamvu tuvuga ngo umuntu wese abishaka ukomeretsa undi umukubita cyangwa umusagarira ku buryo bwa kiboko bubabaje abakoze icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Icyo cyaha igihe cyakorewe umwana rero cyangwa umubyeyi uwo bashyingiranywe cyangwa umuntu udashoboye kwitabara kubera imiterere ye. Uzi ko tuvuga ko abagore ari abanyantege nkeya barakubitwa, afungwa igihano cy'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 8 kiri hagati aho. Ushobora kwita umwana ugafunga imyaka 5 uwo ubifata ngo niwo nibyariye ngo ariko mu by'ukuri mu gihe cyashize umubyeyi bakubitaga abana bavuga ati ndagukubita n'igihe wakwibyariye. Yagera no ku ishuri ati iwanyu bakumpaye. Iwanyu bakumpaye ndakwereka. Umwarimu rero uzibesha ngo agakubita umwana kuki ahanishwa nawe iki gihano cy'imyaka 5. Ibi rero ntabwo ari ukugira ngo abana bumve nabo ko batashobora kubaha ababyeyi. Buriya mu gitabo cy'amategeko abana bafite inshingano bakora n'ababyeyi bafite inshingano. Umwana afite inshingano zo kubaha umubyeyi, afite inshingano zo gukora ibyo umubyeyi ashaka, afite inshingano zo kwiga agatsinda ariko ntabwo afite n'umubyeyi afite inshingano zo kumureberera, kutamukubita ngo amukomeretse, kutamuhohotera mu bundi buryo yitwaje ko yamubyaye. Hari ikindi cyaha rero kitwa kwica umwana wibyariye. Kwica umwana wibyariye rero nabyo bihanwa n'igitabo iyo nimero nababwiye iyi ngingo y'108 aho bivuga ngo igikorwa ukorwa wica umwana yabyaye atarengeje amezi 12 ariko mu gihe cyo gukora icyaha ubwenge bwe bukaba budakora. Hari umuntu ukubwira ngo ubwenge bwanjye ntibukora neza bitewe n'inkurikizi zituruka ku kubyara cyangwa guhembera k'umubyeyi. Icyo gihe rero ushobora kubyitwaza ibyo bintu mu by'ukuri kandi mu by'ukuri abantu bose babasazi si bica abana babo. Ese umuntu wese wagize wahungabanye abandi hari igihe bagera icyo kibazo ariko akaba afite umwana we agakomera ku mwana. Ayo mezi 12 atangirira hehe? Umwana akivuka. Ngo bitandukanye na babandi bica abana bakiri mu batwite. Ni ukuvuga ko urukiko rumuhanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarengeje imyaka 7. Uku kwica umwana rero hari igihe umubyeyi ashobora guheka umwana amushize ku mugongo agahugira mu bindi akarangara. Aba yishe umwana we atabishaka ariko abakoze icyaha cyo kugira ute cyo kwica. Arahanwa habamo inyoroshyacyaha ariko arahanwa kuko ntabwo yakagombye kurangara ahetse umwana kuko umwana buriya ni ikintu ni umuntu ufite agaciro gakomeye cyane. Icyo gihe rero igihe wagize uburangare ukavuga ngo rwose nahetse umwana nkaba ndi gusekura isombe cyangwa iki umwana akacika urahanwa cyangwa akajya nko kuri moto amuhetse cyangwa ukajya kuri moto uhetse umwana uzi neza mu by'ukuri ko uwo mwana moto ivuze ko ugomba gutwara abantu 2 wowe ufashe umwana umushize hagati arapfuye uba wabigize mu bana babashyira inyuma akagenda amuhetse ushaka kwicwa n'ubukonje akagenda mu by'ukuri urahanwa. Rero hari n'iyindi ngingo ikomeye cyane ariyo ngingo nimero 71 yo muri 2018. Aba bana bafite amategeko yihariye yabashiriweho kugira ngo buri muntu yumve uburemere
umwana agaciro umwana yahawe. Hari ijambo rya Madamu wa Jeannette Kagame wa Perezida wa Repubulika nkunda rivuga ngo fata umwana wese nk'uwawe. Iryo jambo ni ijambo ryiza cyane tuzakurangirizaho kugira ngo abantu bumve uburyo bagomba gufata umwana wese nk'uwe. Iri tegeko rero naryo rivuga ibyaha, ibihano ushobora guhabwa ku bintu bikorerwa umwana. Hari icyaha cyo guta umwana, guha umwana inzoga cyangwa itabi cyangwa kubimugurisha. Ibi bintu birahari mu gihugu cyacu cyane, aho ushobora kubura aho uri umugabo ugahora utuma umwana wawe itabi, genda unzanira itabi. Umwana uko agenda kuzanira itabi akabona ukuntu uri kurinywa, nawe akagira amatsiko yo kugira ute, yo kumva ibyo papa yumva uko bimeze. Iki cyaha rero gihanwa n'ingingo ya 27. Ababyeyi benshi ntibabyumva. Kera ndabyibuka abantu bose manza twarabiciyemo, aho umubyeyi yabaga afite icupa rya byeri, afite akana k'agahinja, akavuga ngo mwana wa inywereho, akagukura kubera akaguha ngo somaho mukizi icyo mu nda, ngo bikize icyo mu nda. Icyo kibazo rero ni ikibazo gikomeye. Icyo gihe nuha umwana inzoga cyangwa itabi cyangwa ukabimutuma akajya kubikugurira, uhanwa n'itegeko ry'u Rwanda. Ni ikihe gihano rero umubyeyi ashobora kubona? Kuko iki ni ikintu ababyeyi n'ubu bagikora, gutuma umwana inzoga kuri butike, abanywa itabi baracyabikora, ariko no kugira ngo bumve ko ari icyaha nabyo birasaba izindi nyigisho. Ugatuma umwana, ugaha umwana inzoga, ukanamugurisha. Hari abantu uza kuri botike, kuriya gutuma umwana ni igihe umwana agiye kuri botike akakubwira ndashaka intore, wowe nyiri botike ukayimugurisha. Icyo rero uhanwa n'iri tegeko. Iyo bihamijwe rero n'urukiko, uhanishwa igihano cy'imirimo y'inyungu rusange mu gihe kitarenze ukwezi kumwe. Urumva ko bashobora kugufata ukajya gukora imirimo simburagifungo, ukareka gushakira umuryango wawe, ukareka kwita ku muryango wawe, ariko ukwezi kose ukakumara uri muri ibi bihano. Mu kanya wadusobanuriye ibyiciro umwana agomba kuba arimo kugira ngo uwamusambanyije abashe kuba yahabwa ibihano bitandukanye. Ese iyo bigeze ku nzoga n'itabi nabwo hari ibyiciro bigenderwa cyane munsi y'imyaka 18? Mu by'ukuri iyo bigeze ku nzoga n'itabi, umwana ni umuntu wese uri munsi y'imyaka 18. No kuvuga ko munsi y'18 aha ntabwo bashatse kuvuga ibyiciro, kuko bafashe umwana muri rusange. Itegeko ryatwara benshi. Umwana w'imyaka 16 ni ubutumwa cyane. Nicyo kibazo, ariko abakiri umwana, abakiri muto. Mpora mbwira ababyeyi ko mu mategeko umwana uri munsi y'imyaka 18 abakiri umwana. N'uyu munsi ngewe ntashe mu rugo iwacu, mama arambona cyangwa papa akavuga mwana wa uraje, kandi mu by'ukuri nanjye nagize abandi bana. Siko bimeze mbere y'ababyeyi, mbere y'umuryango, niyo wageze imyaka 100 ubukiri umwana. Ariko mbere y'amategeko rero biratandukanye, kubera yuko ubwana buba ni munsi y'imyaka 18. Niho bitandukanye rero, aho umubyeyi ashobora kubireba akavuga ese uriya si umwana wanjye, ese ngewe nitumiye umwana hari ikibazo. Wowe muri botike rero ukavuga ese uriya muntu ufite igihagararo yaje kugura itabi narimuhaye. Kandi muzi ko hari abana b'iyo myaka banywa itabi, babikoresha nk'ibiyobyabwenge. Niyo mpamvu iri tegeko rero ryashyizweho kugira ngo nuzaza yitwaje ko ari umubyeyi wamutumye kandi ari ugiye kurinywa ukarimuha uzahanwa. Hari ikindi kintu gikunze kuvugwa cyane cyo gukoresha abana ngo imirimo, base ninde mwana wemerewe gukora, mwavuga ati mfite indangamuntu, indangamuntu y'imyaka 16, ariko itegeko rivuga ko umwana ari mu myaka 18. Icyo cyo gihagaze gute mu itegeko? Itegeko ry'umurimo rero ryo rirasobanutse cyane, kuko mu itegeko ry'umurimo harimo ibyiciro by'abana. Mu by'ukuri hari umwana w'imyaka 16 wemerewe gukora, ushobora guhabwa n'akazi mu ruganda runaka, ariko ntahabwe akazi kavunanye. Bigaterwa n'akazi noneho, kuko aba yafashe irangamuntu akazi kiyemerewe gukora. Buriya no mu mirimo yacu ya buri munsi mu rugo, muzi ko turi ababyeyi, ntabwo warera umwana, babyita ngo bajeyi, kurera umwana adashobora kugira n'akantu na gatoya umutoza gukora. Icyo gihe nawe waba umwishe. Ariko biterwa n'imyaka, ntabwo uzafata umwana ufite umwaka umwe cyangwa ufite imyaka 2 cyangwa 5 nk'ukuntu mubibona mu biturage byacu, ukamwikoreza ibiro 20 akava mu murima azamutse n'ibyo biro. Hari n'igihe ubona
yikoreye na murumuna we ku mugongo amuhetse ukamuhetsa murumuna we ukamuha n'akabido k'ama litiro 5 akikorera nawe ugatwara ibindi. Icyo mu by'ukuri itegeko ry'umurimo rirabigaragaza ko urahanirwa iki cyaha kuko uyu mwana uba umuhaye imirimo imuvunnye. Ese uyu mwana azakura? Ese niba wifuza ibyiza by'umwana umwana ukamwikoreza ibintu bingana kuriya uba wumva uyu mwana agiye kuzamuka? Ntabwo ari byo rero. Itegeko ry'umurimo riravuga yuko ubutana byo ubwo tuzategura itegeko ry'umurimo gusa icyo rivuga. Ese rivuga iyi myaka umwana yemerewe gukora iki, uyu mwaka yemerewe gukora iki nk'ukuntu tubivuze. Ako se urwego rwa RIB mufite inshingano zo kugenza ibi byaha, yaba ababahaye amakuru cyangwa se namwe nk'ijisho nyine ry'ubugenzacyaha. Ibyaha nk'ibi ngibi ko twumva hari igihe na rimwe bikorerwa mu muryango, rimwe na rimwe biri no muri kamere z'abantu kubera ukuntu bakuze, ayo mategeko wenda atarashyirwamo imbaraga, biraborohera kugenza ibyaha nk'ibi ngibi. Ibi byaha rero impamvu bitworohera nuko hariho ubukangurambaga butandukanye. Ubu mu by'ukuri televiziyo y'u Rwanda iri kurebwa n'abantu benshi cyane muri aya masaha, kandi bari kumva noneho ubu buremere bw'ibi byaha. Hari n'ushobora kuba yarabikoraga ariko atumva ko ari icyaha. Mu by'ukuri wagikora yumva ko ni ukwigisha umwana umurimo, ni ukumukora gutya, akabyutsa umwana mu gitondo mbere yo kujya ku ishuri ukamaze ugakoropa inzu yose ugakubura ukagira ute ugakora imirimo ukajya ku ishuri mu by'ukuri utanagishoboye gukurikira mwana. Urumva ibi bintu abantu benshi barabiciyemo. Ibi bintu rero abantu bari kutwumva nizere ko bari kubyumva neza. Hari ubukangurambaga dukora mu bigo by'amashuri aho twigisha umwarimu ko atifata nk'aho ari umurezi wa kabiri ukwiye guhohotera umwana gusa, ariko yumve yuko abereyeho no kumurinda kugira ngo azabe umuntu mwiza, azabe umwana mwiza hejo hazaza. Cyane ko aba barimu baturerera abana nibo babamarana amasaha menshi cyane kuturusha twebwe. Icyo gihe rero ni nawe ushobora kureba umwana akavuga mu by'ukuri Esteri ukuntu usanzwe mubona uyu munsi yahindutse. Ese ni ikihe kibazo Esteri yahuye nacyo? Akaba ari we waba umuvugizi wa mbere ku mubyeyi, ku mwana kurusha mama we. Ibi byaha rero ndi gukubwira ko mu miganda turabyigisha, dufata igihe cyo kwigisha mu muganda, kandi muzi ko mu muganda haza abanyarwanda benshi cyane. Dufata igihe cyo kwigisha mu mugoroba w'ababyeyi. Umugoroba w'ababyeyi ni hahandi ababyeyi bashobora guhurira bagakemura ibibazo bitandukanye. Benshi cyane ntibari bumva umugoroba w'ababyeyi akamaro kawo, ariko mu by'ukuri naho ababyeyi bashobora guhurira bakaganira ku bibazo byabo bagafatanya kubikemura bitarinze birengi imbibi. Aho naho rero turebye muri iri tegeko ko n'itegeko iyo ryamaze no kujyaho abantu basabwa kurikurikiza, ariko se ntibishobora gutuma nanone hari ingingo sivuze iteko ryose, hari ingingo ushobora ubona zishobora gutera amakimbirane hagati y'abana n'ababyeyi. Wasanga umubyeyi kubera kurya interpreta kurisobanura nabi ahise abona ko rije kumubuza uburenganzira afite ku mwana, rije gutuma rigira abana banebwe, rigira abana kutumvira. Mubona ibyo bintu ntimuba mubyiteze ku itegeko nk'iri ngiri? Buri muntu buri itegeko ashobora kubyumva ku giti cye, ariko itegeko riba risobanutse. Ikindi gikomeye ni uko mu by'ukuri tugira n'abantu inama, uretse kubahana gusa bagirwa inama. Hari umubyeyi ushobora kuza akavuga ariko ririya tegeko numvishije ko rimeze gutya na gutya byagira ute. Niyo mpamvu dufite imirongo itandukanye tukamusobanurira akabyumva. Aha ndashaka kwibutsa abana nabo ko bafite inshingano zikomeye. Muri iki gitabo cy'amategeko ntabwo kirengagije kwereka, hari n'ibyo bivuga abana. Umwana afite uburenganzira bwo gukora iki, umwana afite uburenganzira bwo gukora iki, umwana afite uburenganzira bwo kubaha umubyeyi no kumwubahiriza. Icyo kintu kivuze ibintu byinshi cyane. Kubaha umubyeyi no kumwubahiriza nuko ugomba kugendera ku murongo w'iki w'umubyeyi. Umwana afite inshingano zo kwiga akanatsinda. Ni ukuvuga yuko ibi biravuga ko umwana akwiye kwiga agatsinda. Igihe ataziga neza ntatsinde, azumva ko nawe hari ikintu kitagenze neza kandi itegeko ryamusabye. Umwana afite inshingano
zo gukora imirimo yorohereje. Ubu ndashaka kubwira ababyeyi kuko mu gihe cyacu byari bikomeye, ariko ubu mu by'ukuri ababyeyi bagomba kubyumva ko atari kwa kundi. Ni nka kimwe naheruka kubabwira aho umugabo ashobora kuvuga ngo ngewe umugore nikwereye nkamukubita bakambwira ngo ndabihamya, namusaba bakambwira ngo ni ugufata umugore wanjye ku ngufu. Ibyo bintu rero ni ibintu bya kera cyane, ni ibintu turi kugenda mu murongo kurera umwana w'umunyarwanda uko umwana w'umunyarwanda agomba kurerwa. Umwana ntabwo akwiye kurerwa n'inkoni, ariko hari ubundi bufasha ushobora guha umwana mu by'ukuri kandi umwana akajya ku murongo. Ese haba hariho nk'igihe habaho nk'ibyaha ibyo bikorerwa abana, mugasanga wifatanyacyaha watanze nk'urugero rw'umwana ujya nko mu ishuri ugasanga umwana yahindutse, umwarimu ntabashe kubihayariza bitewe n'uko nyine agamije inyungu ze bwite, agamije kuba yafata umushahara we bikarangira. Ese nk'uwo mwana uramutse avuye mu rugo yogeje ibyo byombo, yakorobye aho hantu, muri make akagera ku ishuri yananiwe, uburyo ajya no mu ishuri ukabona concentration yashize, umwarimu akaba yamufataho avantage, akaba yatangiye no kumushuka, bikaba byanatuma anamusambanya. Icyo gihe bigenda gute? Mu by'ukuri umwarimu nawe arahanwa. Reka ntange nk'urugero, hari umwana ushobora kuva mu rugo, umwana akaba yakubiswe n'ababyeyi be. Umwana yamara gukubitwa n'ababyeyi be, umubyeyi akamwambika uniform, yamara kumwambika uniform akamusiga neza, umwana akajya mu ishuri. Ariko umwana yagera mu ishuri mu by'ukuri umwarimu akabona ko umwana yahungabanye. Niyo mpamvu rero umwarimu nawe wakwirengagiza inshingano afite ku mwana, nawe arabihanirwa. Ntanze urwo rugero kuko ni ikirego duheruka kubona aho umwana yari amaze iminsi myinshi ajya ku ishuri yarakubiswe n'ababyeyi, ariko umwana akaza yambaye neza kuko biba bihishe inyuma. Ariko nyuma umwarimu ni umwarimu mwiza, turamushima kuko yarabibonye, aravuga ariko uyu mwana uko sanzwe muzi mu ishuri biratandukanye. Yagize umwanya wo kwita ku mwana, aramubwira ese mwana wanjye ni ikihe kibazo ufite? Warasubizaga, wahoraga wishimye, ariko urarwaye. Umwana mu by'ukuri kuko yisanzuraga ku mwarimu, yageze igihe cyo kumubwiza ukuri. Aramubwira ndarwaye kuko ejo narakubiswe na mama, n'ejo bundi nongeye nakubiswe. Aramubwira ese wakubiswe gute? Byagaragarira hehe ko wakubiswe? Umwana yagize icyizere, akuramo umwenda, yereka mwarimu ahantu hose inkoni zuzuye. Icyo gihe iyo mwarimu abona ibyo bintu akabihishira, yahanwa n'itegeko nk'ubufatanyacyaha mu cyaha gikorewe umwana. Ariko mwarimu yabaye umubyeyi, ahita ajya kuri direction, ahamagara directeur, ahamagara RIB, arayibwira hano hari umwana uhohoterwa bikomeye, tubibonye gutya na gutya, ikibazo cyarakemutse. Ariko uwo mwarimu igihe cyose yahishira icyo cyaha, nuko afatwa nk'umufatanyacyaha muri icyo cyaha cyo guhohotera umwana. Tuvuze ibyaha byinshi, wenda umuntu atubwira ko icyaha cyo gusambanya abana nicyo kiri ku isonga. Iyo murebye muri ibi ngibi, kubita abana, kubakoresha imirimo, mubona ikindi cyaha kigaruka kenshi cyane mu muryango nyarwanda ari iki? Hari ikintu cyitwa kwirengagiza inshingano z'umubyeyi cyangwa umwishingizi nta mpamvu. Iki ndakivuga kubera yuko ababyeyi benshi basigaye ari ababyeyi gusa ku irangamuntu, ku makarita, ariko birengagiza inshingano zabo za kibyeyi. Ndangamuntu ntizicyanditsemo n'abana. Ntizicyanditsemo n'abana. Ni ukuvuga naho gusa kugira ngo umurebe uvuge ngo uyu ni mama kanaka, ni mama kanaka, ariko mu by'ukuri yirengagije inshingano. Ahanwa n'itegeko article ya 32, igihano cy'imirimo y'inyungu rusange mu gihe kitarenze ukwezi kumwe. Iyo ibaye subiracyaha, igifungo kitarenze umunsi n'amezi 2, ariko kitarenze amezi 6. Ni ikintu gikomeye ku mwana wawe. Aho ushobora kubura aho ni ibibazo bikomeye muri iyi minsi. Namwe murabyumva, bitubaho twese abantu bose, aho umuntu asigaye ahaguruka mu rugo rwe, akahaguruka mu gitondo saa 11, akajya ku mirimo nk'ukuntu twese twazindutse, ariko yasubira mu rugo, harabiga nijoro, reka ntange urwo rugero, akava ku kazi ajya kwiga, agataha saa 4 z'ijoro, ntiyamenye ko abana biriwe, ntiyamenye ko umwana yariye, ntiyamenye ko umwana yakarabye. Ibi byose nibyo bijyana no gusambanya aba bana,
kubera yuko igihe utamenya uko umwana wawe yiriwe uko umwana wawe ameze wataha saa yine ukaza unaniwe ukajya mu buriri ukaryama ntunavuge kanaka wiriwe gute kimwe n'umupapa mwese mugahagurukira rimwe basigaye bavuga ngo ni ugushakisha ubuzima ariko mu by'ukuri kugushakisha ubuzima ntibigomba kudukura ku nshingano zacu nk'ababyeyi hari ahantu tugomba kwigomwa ntitureke ibyo turi gukora kuko bifite inyungu ku muryango ariko ntitwibagirwe n'abana abana basigaye bafite inshuti yitwa televiziyo ibi bintu ni ibintu bibabaje cyane aho umwana mu biruhuko aba ari kuri televiziyo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba niyo nshuti ye kuko yabuze iki umubyeyi kwirengagiza rero izi nshingano zawe wahawe ni uko nabyo bihanirwa n'amategeko hari ikindi cyaha gikomeye cyane reka aba ari nacyo turangirizaho kitwa ngo gushora umwana kwamamaza amashusho yerekanye n'ishimishamubiri rishingiye ku gitsina rikorerwa abana iki ni icyaha gikomeye cyane aho ushobora gufata umwana ukamufata videwo ukamufata amashusho ukamufata amajwi biganisha mu gusambanya umwana ukabipibulira ukabishyira ku mugaragaro ejo waba wicaye muri saro ukabona umwana wawe hariya ari kuvugwaho ibintu ibi bintu rero birakomeye cyane bihanwa n'ingingo ya 34 ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarengeje imyaka 7 ni crime igihe cyose uzakoresha umwana igihe cyose uzafata amashusho y'umwana cyangwa amajwi y'umwana byerekeranye n'ishimishamubiri rishingiye ku gitsina muzi ko ibi bintu biriho cyane aho ushobora kuba wicariye hano muri studio wareba kuri televiziyo indirimbo isohotse y'urukundo cyangwa icyo ugasanga harimo umwana wawe birababaje cyane hari ikintu nyangirira amatsiko mu itegeko sinzi niba kibamo ariko nanone hari igitekerezo ukumva hari abana nabo bahohoterwa ku bundi buryo umubyeyi yahohoteye umwana ariko aracyari umwana aheka cyangwa se umubyeyi baramufunze ajyanye na wa mwana si uwo mwana we iri tegeko kera nakura ntazarigifashisha akagaragaza ko yahohotewe n'itegeko ahubwo uyu mwana rero buriya hari nyina arahanwa ariko buriya no muri gereza bita ku mwana buriya umwana muzarebe umwana igihe afunzwe n'umubyeyi hari igihe afungwa n'umubyeyi kuko atemerewe kuva ku ibere hari igihe aba ari umwana ucyonka uwo mwana nawe umukwiye ku ibere waba umuhohoteye hari n'inyoroshyacyaha ibaho kenshi igihe umuntu atwite murabibona cyane igihe umuntu ari konsa hari igihe batwara dosiye adafunze ibyo byose ni uko baba bita ku burenganzira bw'umwana ikindi igihe iki cyaha rwose nyina yagikoze gikomeye kitashobora kumurekura ngo agende adafunzwe uyu mwana naho aba ari muri gereza aba afite ubwo burenganzira umubyeyi agira uburenganzira bwo konsa umwana we uyu mubyeyi abona ibintu byose bimufasha kubona amashereka ntabwo aba afunzwe nk'abandi bafungwa ikindi ni uko uyu mwana ufunzwe igihe yujuje imyaka 2 uyu mwana ashakirwa umuryango igihe atawufite kugira ngo adakomeza kurererwa muri gereza kandi we nta cyaha afite ikindi ni uko uyu mwana igihe hari bamwe mu muryango bahari nuko iki gihe cy'imyaka 2 muzi ko ari cyo gihe cyo gucusha umwana akava ku ibere bashaka umuntu umwe mu muryango ufata uyu mwana akava kuko umwana nta gihano afite nta n'ikibi yakoze ariko mu gihe yari akifite uburenganzira bwo konka nabyo ntibabimukuraho kuko baba bamuhohoteye iki gihe rero igihe nta muryango afite dukorana hari abantu bita inshuti z'umuryango hari abantu bita abamarayika murinzi abamarayika murinzi rero ni ababyeyi bitanze b'abanyarwanda aho bashobora gufasha umwana n'abo batabana umwana akaburirwa irengero kuko uyu mwana afite uburenganzira bwo gukurira mu muryango marayika murinzi aba ahari uyu marayika murinzi rero araza akamufasha agafashwa na guverinoma na NCC n'izindi nzego ariko uyu mwana kubw'uburenganzira afite akarererwa mu muryango nk'abandi Madame dusoza hari ikintu dusigaye tubona sinzi niba wenda gishobora kuba icyaha cyangwa se kubuza abantu uburenganzira kuri izi social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga ugasanga umubyeyi arabyaye umwana ejo akiri n'uruhinja amufunguriye account ya Instagram ya Twitter
igihe hariya akajya ashyiraho n'amafoto ya wa mwana akiri agahinja afite umwaka umwe, ibyo bintu biremewe? Ni ikintu umwana kuko umwana aba agize akawunti kuri social media ariko mu by'ukuri atarazigira. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko mu by'ukuri umwana tuvuga ko umwana igihe akiri umwana aba arebererwa n'umubyeyi. Ni nayo mpamvu buriya igikorwa cyose, icyaha cyose umwana yakora akiri munsi y'iyo myaka, umubyeyi aba abifitemo uruhare kuko tuvuga ko uyu mwana akiri umwana, ni wowe umureberera, ni wowe ukora byose. Ariko mu by'ukuri tugiye no mu muco wacu nyarwanda, ibyo bintu ntabwo kuko impamvu bivuga nk'umwana aramutse akuze agahita arega umubyeyi we, akamurega ko yamushyize ku binyamakuru atari yageze igihe, rwose ntabwo byamworohera umubyeyi kuko uyu mwana yaba ageze igihe cyo gushaka uburenganzira bwe. Ariko mu by'ukuri uyu mubyeyi nawe hari aho ashobora kumutsindira, yavuga ngewe uyu mwana ari mu ruhare rwanjye. Ikibazo ese ni ayahe mashusho uyu mubyeyi ashobora kuba ashyira muri Instagram? Ni ayahe mashusho uyu mubyeyi ashobora kuba ashyira hariya hantu? Hari ababyeyi rero ashobora gufungura Facebook, twese turazigira, nkashyiraho amafoto ndi kumwe n'umwana wanjye, nshaka kugira ngo bamubone. Aho nta hohoterwa nabamukorera, kiretse nibesha ushobora gufata umwana wawe ugashyiraho amashusho yambaye ubusa, mu by'ukuri akuze sinzi niba wamukira. Yarwanya ku burenganzira bwe, uburenganzira bwe ko wamumuritse yambaye ubusa, kandi mu by'ukuri ni nko gushyira umuntu ku mashusho kuri televiziyo, wabihanirwa n'itegeko. Ibi bintu rero ni uko ababyeyi bwose babyumva, bakumva ko umwana ari umuziranenge, umwana akwiye gukundwa, umwana akwiye kubahwa, umwana hari amategeko abihana bakabitinya, bakumva ko bikomeye. Murakoze. Reka dushimire cyane Madame Kandahiro Jeanne d'Arc, akaba umuyobozi wa Isange One Stop Center. Twaganiraga ku burenganzira bw'umwana ariko tureba ibyaha bikunze gukorerwa abana. Hari abantu batari itegeko riteganya ariko abantu batazi, ariko mu gihe itegeko rihari twese tuba tugomba kurimenya. Reka tumushimire cyane.